Si ubu ngubu koko ibi bintu nzabibamo kugeza ryari? Kubika amabanga njye ariko ntacyo, reka mutegereze mubwire ko njyewe nshaka kubivamo, ntabwo nagumya kwikorera uno musaraba rwose. aho nakubwiye ko buri urahari cyangwa ntabwo urahageze? Wahageze? Reka nkubwire, ibintu urimo urakinamo ntabwo ubizi, nushake ugende gakeya. Urahari cyangwa ntabwo uhari? uzi yuko ushobora gukina n'isegonda rimwe ugasanga wisanze ahandi hantu hatari kuri iyi si. Ibyo bintu urabizi? Ahubwo si barangira aho ryari ko mbona yatinze, kuko njye ngenda nikandagira kubera amabanga ndi mu mutwe wanjye. Ariko si ubundi wazayamena? Oya nako, unihangane tegereza umwanzuro umuvamo. Wambaye ibirenge kandi umeze neza ko turi mu Bize ngo mbona wambaye ibirenge, uhora wambaye ibirenge kandi nzi ko neza ufite inkweto nyinshi. tugira ibintu ariko ntabwo twemerewe kubikoresha. Tugira amafaranga ariko hari ibyo tutemerewe kuyakoresha. Ikindi dufite imbaraga ariko ntabwo ari buri kimwe twemerewe gutegeka. Intwaro naguhaye uracyayigendana, urayifite? Ndayifite ariko njye numvaga nshaka kubikurekurira, kuko kuguma kubika amabanga andemereye umutima maze kubirambirwa, hato bitazananyukisha. ngo ki Nshaka kubikurekurira nkasubira mu buzima bwanjye busanzwe. uyobewe yuko umuntu wese wamenye rino banga ataba yemerewe kurivuga. Ikindi iyo winjiye muri ibi bintu ubyinjiyemo ntabwo uba wemerewe kubivamo. Urabyibuka? Ndabyibuka. Nakubwiye ngo iki? Ko ngomba kubigumamo. Ndagira ngo nkubwire yuko rino banga ugomba kurimira, nta muntu n'umwe wemerewe kubimenya. Kabone n'ubwonko bwawe ntibwemerewe kubyakira, umutima wonyine niwo ugomba kubibika. Urabyibuka? Ndabyibuka. Ndagira ngo nkubwire yuko niyo wapfa ukajya ikuzimu, Satani ntabwo yemerewe kumenya rino banga. Kandi umenye neza yuko rino banga ikiremwa muntu kiramutse kirimenya cyahita kirimbuka cyose kigashira. Urabyibuka? Ndabyibuka. Nakubwiye ngo iki? Wambwiye ko ngomba kurimira no mu nda ngo bi. Byagezeyo? Byagezeyo. Se ibi bintu bya AI noneho ko ndi kubona bikomeje kugira intera, noneho bitangaje. Se ibi bintu bijyanye n'amafaranga y'ikoranabuhanga, ubundi ibi bintu bibaho cyangwa bya bintu bituruka hafi kuzimu byabera iminota? Byafashe n'intera kabisa, ko biteye ubwoba. Amafaranga y'ikoranabuhanga kweli? Sonje yarenge kwa uriya mutipera. Ibi bintu rwose ntabwo byoroshye.
brother. Ko sister bimeze. Meze fresh. Mbona. Oi. Hano sawa. Mm. Usigaye ubahe. Sha. Ibintu mba ndimo nagiye gusura inshuti wanjye. Yego. Wamuhehe se kandi. Hmm? Uzi ko hashize iminsi 3 utaba muri uru rugo. Sha biga nanjye mba nagiye gusura inshuti wanjye. Kibaba gatuma uhora mu rugo kwe. Ahubwo sare iki? Nta mazi se ko. Ibyo watetse se amazi wavomye. Ahubwo se brother we ntabwo wabikora mwana. Kubikora nabikora. Ako mbikoze nakora dutemene tw'ababyeyi nanjye ibintu nk'ibyo. Kuma bikora akazi katara. Ase binanyakira. Sinda kwakira mu marimi iki. Asibazo kansira laje. Marimi iki se? Ibyo bintu byo bigenda utanavuze bivuye mu kwe. Ase brother. Ndumva nta mpamvu yo kubikubwira pe. Kuko buri wese aho tugeze buri wese agomba kumenya ibyo. Sibyo? Ubwo nyine atubuni ushatse kuvuga ko nashinzwe kugufotorora. Gusa ibindeba. No. Aho biri ngombwa hari naho bitari ngombwa. Nese buri munsi ko ngiye ngumva nagiye, buri munsi ko ngiye ngumva nagiye. Buriya ujya wibuka ko uri umukobwa cyangwa wumva ko uri umuhungu. Nese brother urajya musubize ngo ndi umukobwa. Gusa umukobwa akakora inshingano ze zimureba zo mu rugo. Umukobwa no kwirirwa yirukanga. Nese brother inshingano mu rugo urajya ngo brother mu rugo warabikora. Nese ujya ngo njye muri ze nshingano. Njya ngo njye musasira turyame mu buriri. Upfumbate. Si nzasira ababyeyi ntibahari. Kwita ku rugo ukamenya inshingano zawe ugatekera ababyeyi njye nanajya no ku muhanda ariko nkagira icyo mfata. Se brother ntabwo wateka. Ese ubundi sintekanye. Umva nkubwire. Ntabwo wigize umbyara sibyo? Nta nubwo nanshinzwe kwanza kwirwa mbaza ibintu byinshi. Simushinzwe. Si ubundi wicaye guteka kaje kicara neza. Ajye wicara neza. Kuri seriye wawe? Seriye nyine. Ese ujya ngo wicara gute? Usona mama ataranshimira amaguru kuriya. Mama wawe ni mama wawe. Nasi njye ndi mama wawe. Reka mubwire. Wirwa muri mashini gusa wakoze n'akanya. Urebe ko amazi. Abantu n'umuriro n'umunaniro w'ahantu bandi. Sikombe no kugura amazi. Ahantu bandi ntabwo abanyoroheye dupabarira brother dupabarira. Amazi buriya. Uvuye kugira ute? Kugura amazi. Uvuye kwagura cyangwa umubwire mu amazi nimwerukana yanyu. Sinkayare nakwabwiriza kandi amazi hari uyareba. Wagira usiga memba. Usiga memba kweli. Byonyine n'uburyo mukundana nakuba. Basi none se kubutumva injingano uzi ko usiga witwara. Uzi kureba ibiki muri mashini. Siga witwara nabi warahindutse ntabwo kiri wabo ni wa mbere bite. Mbwira rero uburyo nahindutse. Usibona rero n'uburyo bwo wicara mu ntebe. Gusa ujya mwicaye gutewa. Wicaye neza se hari icyo wabo. Kuzimesa ni ikibazo niwazana umuntu tukamwishyura azanagura. Zana umuntu akazanagura. Azihanagura. Wazigize guki? Ukwese. Gucyo nyine. Nawe shyiramo amaguru nta kibazo. Oya. Nanjye n'umuntu mukuru ntabwo ngomba kwitwara mu. Mubwire pe. Wisubire. Kuzajya wirirwa uzerera n'akazi ufite. Uguhabira vuba. Uzerera nyine gucyo gusa. Buriya busore bwa bugushuka. Sister nzabamenye byawe ntabwo buriya. Ukubyumva? Brother nasibazo. Dore n'amazi. Uyanywe cyangwa yose yamara. Niba ari cyapa ufite. Sije? Uko kuyamana bivuga nawe wayamaye neza. Ntabwo hanabisi ubundi ndanga ngo amazi gute neza. Kandi ikindi. Ako ntabwo mwayatetse. Hakuzajya uraza uri gutegeka buriya bite byawe ninde mukozi mu rugo. Ari nge hano hari umukozi afite. Okay, nta kibazo. Wisubireho kabisa utekereza. Brother nari baby. Akoma. Nubwo brother abwira ibintu simbyumve. Nagakwiye kumwumva kabisa. Nagakwiye kumubwira ibintu uri guhura nabyo.
banihagazeho mu mafuti, ariko se nanone ko yambujije kubivuga. Sha kumva ariko kubivuga, ndaba ndi mu nzira ngenda nkabona ba, naba nicaye nkabona ba, si ibi bintu koko nagera mu rugo noneho brother nawe yambwira ibyiwe nkumva ndasaze. Mba nihagararaho nyine nanjye byanze, ako ntacyo, nkomeze nihangane kandi nkomeze ndebe ibyo uriya muntu ashaka kugeraho, kandi nzamwitwaraho neza, imbaraga afite nanjye nzigereho. Kugize ubwoba? Nakomeje kumva ibintu bidasanzwe. None se ko wavuze yuko amabanga dufitanye atagomba kumenyekana, kubera icyo uri guhora unera ahantu hose uri kunkurikira? Humura, nta muntu n'umwe ushobora ngiye kumbona uretse wowe wenyine, niwe ushobora kumbona, kubera ko imbaraga zanjye namaze kuzihuza n'ubuzima bwawe, niyo mpamvu mbona. Ariko ubundi bwo umuntu usanzwe ntabwo yambona. Ndagira ngo mubwire yuko wahiswemo, nawe uri mu bantu bagomba gutozwa bakarinda ikiremwa muntu. Ntabwo ngomba kugusiga, ugomba kuza ugatangira kwitoza, aho uzitozereza hamwe nanjye, ukagenda umenya ibintu byinshi bigiye bitandukanye, nawe ukabasha kugira zino mbaraga, ukabasha kugenda urwanya amadayimoni agiye gutera ino si. Kandi ibyo ngibyo bigomba kuba vuba cyane, kubera yuko iyi si iri mu bibazo vuba cyane, aho ishobora kuba yarimburwa ikigarurwa n'imyuka mibi. None se twavuze ko ibanga dufitanye tutagomba gusohoka, ukaba ugumye unerukanira no mu rugo bagira ngo brother wanjye abimenye? Humura, brother wawe ntabwo yabimenya, kubera yuko ni wowe wenyine umbona, nta wundi muntu ushobora kumbonesha amaso ye. Wowe urinde kumbona ugenda nk'igini? Uwo ndi wese biri ngombwa kano kanya, ariko niba ukeneye kumenya uzamenya. Gusa ndamutse mwibwiye kano kanya byaba byihuse cyane, yuko kano kanya nemerewe kuba nakwibwira.